Yesu ashimwe inshuti bavandimwe, amahoro y'Imana abane namwe. Nitwa Byiringiro Jean Luc, nawe iyi ni Gospel Sava. Tugarutse muri wa mwanya mwiza twigamo ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato, aho tugeze ku ngingo yo kuwa gatandatu y'isabato ivuga ngo ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Ni tariki 20 Werurwe, aho turi gusoza icyigisho twigaga cya 12 cyavuga ngo kubana n'abandi. Icyo kwibukwa cyo cyaravugaga ngo ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana, risize umunyu kugira ngo mumenye uko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Abakolosayi igice cya 4 ku murongo wa 6. Reka dusenge dukomeze n'ingingo y'uyu munsi y'ibindi byo kwigwa no kuzirikana. Data mwiza, Imana y'impuhwe nyinshi n'urukundo rutarondoreka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana bawe twongeye kugaruka imbere yawe dufite ubwuzu no kunyurwa, kandi kuko turi bazima dushima izina ryawe. Si uko tudafite ibibazo, si uko bamwe tutagowe, ariko ikirutaho byose twishima iteka mu mwami wacu. Wakoze kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kuduha, Mwuka wera abane natwe kandi aduhe kumva no kumvira, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Ingingo y'uyu munsi niyo ya nyuma y'icyigisho cya 12 cyavugaga ngo kubana n'abandi. Twabonye uburyo dukwiriye kubana n'abandi. Abo bandi harimo bagenzi bacu, inshuti, abavandimwe, ndetse kandi harimo abagabo bacu n'abagore bacu, umuryango muri rusange. Twagiye tubona uburyo abakristo bakwiye kubana neza, bakagira urugo rwa gikristo, bakoroherana, yaba umugabo ndetse n'umugore bagasenyera umugozi umwe, ariko kandi intego nyamukuru yaba ku mugabo n'umugore ko ari ukubaha Imana. Niyo ntego nyamukuru. Ikirutaho ni ukubaha Imana kuruta abantu. Ni ukuvuga ndetse n'igihe umugabo ari gutanga amategeko ari butume umugore atubaha Imana, umugore agomba kuyakana rwose akayanga. Ndetse kandi n'umugore ntakwiriye gutuma umugabo we areka kubaha Imana. Muri make, yaba umugabo yaba umugore bakwiye guhuriza hamwe mu murunga w'amahoro no kumvira Imana. Twabonye uburyo dukwiye kubana na bagenzi bacu, twabonye kandi uburyo dukwiye gusabirana iteka, twabonye uburyo abakozi n'abakoresha bakwiriye kubana, harimo kubana mu buryo bwa kivandimwe. Abakozi bagakora badakorera ku jisho, abakoresha nabo bagafata abakozi mu buryo bukwiriye. Ibi byose twagiye tubibona twiga uburyo dukwiriye kubana na bagenzi bacu niba koko turi abakristo nyakuri. Tubona uburyo dukwiriye kugendera mu bwenge nk'abamenye ukuri, twicishe bugufi, dusenga kandi dufite imibereho ihindutse rwose, dufite amagambo akwiriye yuzuye ubupfura kandi areshya bagenzi bacu abagarura ku Mana. Mu ngingo y'uyu munsi rero kuwa gatandatu w'isabato bivuga ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa, hari ibindi dukwiriye kuzirikana mu byo twize. Baratubwiye ngo buri muntu mu bagize umuryango yari akwiriye kuzirikana ko afite inshingano ye yihariye yo gukora uruhare rwe, atanga umusanzu we mu kwimakaza umutuzo, gahunda mu rugo no gukora icyatuma ibintu bigenda neza. Tubonye neza ko buri muntu, ntabwo ari papa, ntabwo ari mama, si umugabo, si umugore, si abana gusa, si umukozi uri gufasha abagize urugo imirimo, oya, ni umuntu wese uri mu rugo afite inshingano yo gutuma mu rugo ibintu bigenda neza. Ntawe ukwiriye gukora asenya undi. Bose bakwiriye gufatanyiriza hamwe gukora umurimo mwiza wo guterana umwete, bakagaragarizanya ineza no kwihanganirana. Aya magambo arumvikana, ntacyo kuyongeraho mfite rwose, arasobanutse. Bakomeza batubwira ngo bakwiye nyine kwihanganirana, ngo bagakoresha ijwi riciye bugufi kandi rituje, bakirinda guteza impagarara, kandi buri wese agakora uko ashoboye kose kugira ngo yorohereze nyina imitwaro imuvuna. Aya magambo ni meza kandi arumvikana. Ntawe ukwiriye kuvunisha undi mu rugo. Ntabwo umugabo akwiriye kuvunisha umugore ngo avuge ngo akazi kanjye ni uguhaha gusa, ibyo birahagije.
umumama imirimo imuvune n'abana batoya arwana nabo, umugabo yiryamiye, oya ntabwo ari byo. Ukwiriye gufasha nyina w'abana, niyo mpamvu batubwiye ngo mu rugo buri wese, umugabo n'abana bakwiye gufasha nyina w'abana imitwaro, ariko kandi si ibyo gusa, na nyina w'abana undi wese uri mu bagize umuryango wose, buri wese akwiriye kuba impumuriza n'umutuzo mu muryango, ntihabeho gusenyana, ahubwo akaba guhuriza cyangwa gusenyera ku mugozi umwe. Buri wese ngo mu bagize umuryango yari akwiriye gusobanukirwa n'uruhare yitezweho kuzuza afatanyije n'abandi, uhereye ku mwana w'imyaka 6 ukazamura, ngo bose bakwiriye gusobanukirwa ko basabwa kugira uruhare bikorera ku mitwaro y'ubuzima. Ellen White n'amagambo yanditse mu rugo rwa Gikristo page 173. Ikintu mucyumve neza, hari ababyeyi bavuga ngo mwivunishirize abana n'ibindi nk'ibyo, ariko ntabwo umwana n'ubundi ategetswe guhahira urugo ku myaka 6, ariko hari icyo ashobora gukora akazanira impumuro nziza umuryango. Akwiriye gutanga amahoro, akwiriye kwigishwa kwitonda. Hari ingo usanga abana b'imyaka 6 ari abana b'indisipurine, ari abana batumva, b'abanyagasuzuguro n'ibindi nk'ibyo. Umubyeyi akavuga ati mumureke nakura bizashira. Ntabwo bizashira, ahubwo biziyongera. Umva inama Ellen White atanga, uhereye ku mwana w'imyaka 6 ukazamura, ubwo abo hejuru y'imyaka 6 bo ni ihame, ngo bose bakwiriye gusobanukirwa ko basabwa kugira uruhare bikorera ku mitwaro y'ubuzima. Ntawe ukwiriye kuvunisha undi mu bagize umuryango, buri wese n'icyo ashoboye akwiriye kugikora kugira ngo umuryango urusheho koroherana, imitwaro irusheho kugabanywa mu bagize umuryango, maze dusenyere umugozi umwe, ntihabe abavunisha abandi. Ngo niba dushaka kugendera mu mucyo, tugomba kwimika Kristo mu mitima yacu no mu ngo zacu. Urugo rukwiriye kuba nk'uko ijambo risobanura, rukwiriye kuba ijuru rito ryo ku isi, ahantu urukundo rwitorezwa rugashimangirwa, aho kuba ahantu rupfukiranwa. Ahantu urukundo rwitorezwa rugashimangirwa, aho kuba ahantu rupfukiranwa. Umunezero wacu ushingiye kuri uku kwitoza urukundo, impuhwe no kugaragarizanya ubwuzu nyakuri hagati yacu. Dukwiriye kwiyibagirwa, tugahora dushakisha cyangwa tugahora tugerageza gushakisha amahirwe yo kugaragaza kunyurwa kubw'ibyiza abandi batugiriye, nubwo byaba ari mu tuntu duto, ndetse tugashakisha amahirwe twakoresha ngo dushimishe abandi, kandi tworoshye ndetse kuborohereza imitwaro yabo n'imitwaro yabo binyuze mu bikorwa by'urukundo. Hano bari kutwereka ko umunsi ku wundi mu rugo dukwiriye guhora dushakisha amahirwe yo kugaragariza abantu ko tunyuzwe n'ibyo badukorera, nubwo byaba ari mu tuntu duto, kandi natwe tugahora duharanira gushakisha uburyo twagira icyo dukora, nubwo cyaba gito ariko kigashimisha abagize urugo. Ngurwo rugwiro rutangira mu miryango yacu. Urwo rugwiro rutangira mu miryango yacu ruraguka rukagera hanze y'imiryango yacu, rugafasha kubaka umunezero w'ubuzima. Ngo kandi uko kwirengagiza utwo tuntu duto bituma ubuzima bwuzura ubusharire n'agahinda. Ibanya by'itoro volume ya 3 page 576 577. Ellen White atweretse ibintu bikomeye cyane twirengagiza. Ngo mu rugo n'ahantu twitoreza urukundo, niho urukundo rwagukira, niho ubasha kwitoreza gukunda mugenzi wawe, kumwihanganira, gushima nubwo haba mu tuntu dutoya. Iyo mibereho ya buri munsi y'abagize umuryango tuyitoza, ijuru ritoya rirubakwa mu miryango yacu, ingo zacu ziba ijuru rito. Kandi iyo sano tugirana nk'abagize umuryango, ko guhuriza hamwe, ko koroherana,
ko kubana mu rukundo n'urwo rugwiro tugaragarizanya nirwo rukura rukagera no kubo hanze. Kubana n'abandi bihera mu muryango aho tuba. Nibidahera mu muryango aho tuba, ko kwirengagiza utwo tuntu duto duto bizatuviramo ibibazo bikomeye cyane, tubeho ubuzima bwuzuye ibisharira, tubeho dushaririye, dufite agahinda n'ibindi bibi nk'ibyo, kandi ntibikwiriye abana b'Imana. Reka njye nawe uhereye none dufate ibyemezo bizima mu kubana n'abandi, twimenyereze kubana n'Imana mbere na mbere. Bizatuma tuba abana b'Imana nyakuri, tugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, dufite imibereho ihindutse rwose. Noneho bitubashije no kubana n'abandi mu rugo aho tuba, ntidusharirirane, ahubwo duhurize hamwe. Urukundo ruri hagati y'ababyeyi ruzatuma abana nabo bajyana urukundo hagati yabo no muri bagenzi babo bo hanze, ku mashuri aho biga, no ku rusengero aho bahurira n'abandi, no muri karitsiye hose. Urwo rukundo ruzakomeza kwaguka, kandi byose bizakorerwa hirindwa icyatuma izina ry'Imana ritukwa, ahubwo tugendere mu gutanga ubutumwa bwiza bw'uko kubaha Imana bishoboka, kugira urukundo hagati y'abashakanye bishoboka, kugira abana bumvira Imana bishoboka, kugira abasore n'inkumi bagendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana bigengesera kandi bicishije bugufi bishoboka. Maze abatuzengurutse nibatubona bazashima Data wo mu ijuru, bahere ko bahinduke rwose nta kwishisha, babone ko imibereho myiza yo kumvira Imana ishoboka. Tuzabera abatuzengurutse impinduka nziza n'impumuro nziza. Dusoza, baratwereka ko umuryango ngo ntabwo ari itsinda ry'abantu baba mu rugo rumwe gusa. Ngo bibaye ari ibyo, hoteli cyangwa inzu y'imbohe, ngo nabyo byaba ari umuryango. Reka nsubiremo aya magambo, ngo umuryango ntabwo ari itsinda ry'abantu baba mu rugo rumwe gusa. Bibaye ari ibyo, hoteli cyangwa inzu y'imbohe nabyo byaba ari umuryango. Umuryango ngo ntabwo ari itsinda ry'abantu bahuriye ku izina rimwe, bene kanaka, bene mugabo umwe. Oya, ngo abantu bahuje izina bashobora kuba mu bihugu bitandukanye kandi bakaba bataziranye. Umuryango kandi ntabwo ari abantu gusa, ngo ahubwo ni umwuka wo kuba nk'umuntu umwe. Ya sano abagize umuryango bahurijweho y'urukundo, y'ubugwaneza, yo koroherana, y'umwuka wo kugirana neza, ngo ibi ni byo birema umuryango, umwuka wo kuba nk'umuntu umwe. Ngo ni umwuka uturuka mu rukundo no gukumbura kuba hamwe, ibitwenge n'amarira, ibyishimo n'agahinda bisangiwe, kurwanira hamwe no kubahana, kwizera ibyishimo ndetse n'agahinda, kwizera no kuba umwiringirwa, ngo ndetse no gufatanya gukurikira intego zifite akamaro. Amagambo ni meza cyane. Ngo amatorero yacu kimwe n'imiryango yacu yagutse, ngo bikwiriye ahantu umuntu ashobora kubona urukundo. Bikwiriye kuba ahantu umuntu ashobora kubona urukundo, akabona ihumure, kubahwa ndetse no kwiyumvamo ko afite aho abarizwa. Amagambo arakomeye. Amatorero yacu kimwe n'imiryango yacu, ngo bikwiriye kuba ahantu umuntu ashobora kubona urukundo, ihumure, kubahwa ndetse akiyumvamo ko afite aho abarizwa. Reka njye nawe mu miryango yacu bibuko, mu matorero yacu bibuko, umuntu naba ageze mu muryango wacu yumve yisanze. Bakunda kuvuga mu cyongereza ngo feel at home. Aho ugeze wiyumvemo ko ari mu rugo, ahabona ubwuzu, ahabona urukundo, ahabona ubugwaneza no kubahwa, bitume yumva yisanze, yumva ko aho naho ari umwe mu bahabarizwa. Hari igihe umwana umwe mu bagize umuryango aba yumva aho hantu atarahi, yumva afite umutekano igihe atari kumwe n'abagize umuryango, kubera ko bamutoteza, bamubwira nabi, batamworohera n'ibindi nk'ibyo. Ibyo ntibikwiriye mu bagize umuryango. Buri wese akwiriye kubahwa, akubahirwa uko ari, kandi akiyumvamo umunezero wo kuba mu muryango. No mu itorero bikwiriye kuba gutyo.
ntakwiriye kubaho kurobanura abantu ku butoni. Yesu yaravuze ati, ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Ibyo ni byo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Yohana 13:34-35. Abanditsi b'isezerano rishya ibi babihaye agaciro gakomeye. Abaroma 13:8, Abagalatiya 5:14 n'indi mirongo itandukanye tubona mu nzandiko zinyuranye zo mu isezerano rishya, bagiye basubiramo aya magambo y'urukundo rwa kivandimwe, yo kubana amahoro, yo gukundana nk'uko Yesu yabigenje. Pawulo na Yakobo nabo bavuze ku bikorwa by'urukundo ko bisohoza amategeko, ko biri mu Baroma 13:8-10 n'Abagalatiya 5:14, ndetse na Yakobo yarabivuze mu rwandiko yanditse igice cya 2 cyarwo 8. Ingo zacu zikwiriye kuba ahantu buri wese agaragariza uru rukundo binyuze mu isengesho, kugendana Umwami Imana mu bwenge ndetse n'ijambo rifatanyije n'ubuntu. Aya magambo ni ingenzi ko tuyaha agaciro kandi tukayumvira rwose. Dusoje icyigisho cya 12 cyatubwiraga kubana n'abandi. Ndizera ntashidikanya ko twakuyemo amagambo meza yadufasha. Mu rugo niyo tere ya mbere, nirwo rubuga rwa mbere dukwiriye kwitorezaho kugaragarizanya urukundo, kubana n'abana amahoro. Nubana n'abagize umuryango amahoro, mukoroherana, mugahuriza hamwe, mukumvikana, mukajyana ubwuzu muri bya bibazo muhura nabyo, mu marira muhura nayo, mu byishimo muhura nabyo, mu byiza n'ibibi muri rusange. Ntushobora kubibamo gutyo kandi mukabana amahoro, n'ahasigaye hose uzabana n'abandi amahoro. Ntabwo abo hanze bazakunanira rwose. Kandi bitubonye ko umusingi wabyo ari ukubana n'Imana binyuze mu kwiga ijambo ryayo no gusenga no kubaho imibereho ihuye n'ibyo twiga, tukabaho mu bwenge, tukagendera mu bwenge. Imana bitubashishe, Mwuka Wera bitubashishe. Ibyo mbasaba nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.